baze nyine ibyo bintu naramuhaye yanyinginze ahereye kuri 0 ngo reka nkoze kwitako, arazamutse atangiye gukoza ku ikariso, ikariso iratose mbuza amahoro, ikariso atangiye kuyegezayo, numvishe binyobeye. Buriya sha abahungu bazi ubwenge, abagabo muri rusange bazi ubwenge, bwa bwenge ariko twe bw'abagore guhishurirwa byatunaniye. Ubwo ukaba urikoze ngo ugiye kureba umusore ngo nta kintu muri bukore, nabo bazi ubwenge. Noneho bo abagabo bafite ukuntu bazi ubwenge, baba bazi yuko ibintu tubishaka, ariko bazi nyine tugira isoni nyine ngo ntabwo tujya tuvuga ko ibintu tubishaka ngo babidukorere, ngo twe ngo ntabwo tujya tubasaba da. Ibyo ni byo bintu bajya badushinja abagore muri rusange, ngo buri gihe usanga ngo aribo bari kudusaba, ngo kandi na 100% babihagaze yuko tuba tubashaka. Ariko nibyo da, hari igihe ushyukwa ukibaza si ko niyizi, yego ngira utuntu twinshi, vuga ibintu byinshi, ariko kubwira umuhungu yuko washyukwe kujya gukemurira ikibazo cyangwa umwereke ko umushaka bikaba ikibazo, no kumubwira ukabona byabaye ingorabahizi, kandi imisonga iri gutera ugiye gupfa. Noneho nabo si ukutugerageza. Ubwo mba ndifashe ngiye gusura umusore, umusore mwiza pe. Ubwo muri icyo gihe nigaga muri segonderi, ko Facebook igiharawe hitinze, ibintu rwose abasore birirwa bibohereza friend request. Ubwo ariko wirukira mu mafoto uvuga ati uyu nguyu ndamukonfirma, nabanje kureba uko hasi uko ameze kuko segonderi yaragejeje ubundi. Ubwo ndangije, kuko ubwo niko usanga nyine umuntu nubwo afite agatelefoni gatoya ari gucata wenda atareba umuntu, ariko iyo yabashije gufata telefone nini agashyiramo ibimuranga, aribwo areba amafoto, aribwo bahana nimero bakajya birirwa bateretana ubusa. Kuko buriya ku mashuri no gutunga amatelefone ni ibintu bibiri bigorana. Noneho no kubona telefone ntabwo bajya bapfa kuyiguha iwanyu ngo udasubira inyuma. Ubwo mba ndifashe umuhungu w'abandi turamenyanye, ndebye amafoto, bari babiri, umwe twari duturanye, naje gusanga duturanye nyine, kumwe wibwirana n'umuntu kuko ariko aho twari twimukiye nari ndi mushyaho iyo, ariko undi we byasabwaga gufata imodoka ukerekeza mu cyerekezo arimo. Ubwo ndifata uwo nguwo muri karitsiye we, ni nkaho twari twarahaganye, kuko afite ukuntu yazaga no kundongorera mu rugo nyine. Ntabwo byo nabikundaga cyane, kuko urumva hari ukuntu umuntu aba abana n'ababyeyi, nawe yabanaga n'ababyeyi, ariko ku buryo ubwo bwisanzure iwabo butaboneka. Hari ukuntu iwabo w'abantu baba bagira abana benshi, ariko akansanga mu rugo nyine, ko mu rugo nta bantu benshi babaga. Nacungaga nanjye nyine, muri icyo gihe narangije nacungaga nyine barumuna banjye bagiye ku ishuri, akaba aribwo muhamagara nyine akaza akandongora. Mana nari bikize nyine, ariko tutisanzuye, ariko yandongoreraga mu ntebe mu rugo. Ubwo igihe kiragera ngo bisa nkaho duhararukanye, nkajya mbona undi muhungu mwiza shamana, utagira uko asa, ufite igikara cyiza, ufite nyine akafuro karinganiye ku mutwe. Wumva umuhungu ushamara nyine mfite ukuntu twagira ngo nyine mwifuzamo, ariko nyine simbyerure. Ubwo ndifashe ndohoshye ngiye kumusura, dore ko abagore tumva abakobwa. Mfashe imodoka ngiye ahaba, ndagiye nsanze yasashe insaso nziza pe, yashashe neza. Ntabwo umuhungu baranyakiriye, dore yuko rwose bakirira abakobwa mu mageto. We yari yararangije imbere yanjye, arangije anyakira nyine muri iyo geto. Sinzi nimba yari niye, ibyo ngibyo nta mukobwa ukibimenya, umuntu ashaka kwakira ahantu hataraye cyangwa ari nahe, kuko ntiwabimenya icyo kiri mushyashya kuri wowe. Ubwo umusore mbatagiye ndicaye, aragize aranyakiriye, tuganiriyeho gatoya, ariko umuhungu utari aho ngaho yashyukwa ameze nabi, agiye gusara, yabuze amahoro. Ibyo bintu tayari nabibonye, nta kintu mfite cyo kubikoraho, nanjye bimbujije amahoro. Arangije
hari ukuntu ngira ingeso yo kujya nyine gusura abahungu nkakuramo imyenda yanjye kugira ngo itishifona, kuko nubwo bose ntabwo wabaha, ariko nagiraga ingeso yo kugenda tugasobana tukirwa twigaraguranaho dukorakoranaho, ariko nyine nkumva sinaba oya, kuko rwose ugiye guha abahungu wabaha bose. Ubwo umuhungu aba aratangiye, ubwo sinambaye umupira, amatako yose ari hanze, nasigaranye umupira wiwe yanije n'ikariso. Ubwo umuhungu aba aratangiye nyine ubushake bwamwishe, yabuze uko abigenza, yabuze amera, ariko buri umuhungu washyukwe nta soni aba agifite. Ubwo aba aratangiye arambwira ati ni ukuri ko Imana wamfashe, nambwatoya sine gutabana n'umuntu bwa mbere, baratangiye kwirakaza nta nubwo nkunda, uba wangize ngo nkoreshe, ubwo wampamagaye kugira ngo turyamane gusa koko. Arambwira ati ni ukuri wapi pe, ati ni ukuri nta kintu ngiye kukubaza, ngo ahubwo ngo reka basi ngo nyikoze ngo ku itako ryawe gake gake, ngo basi ndagize. Iyo mikino abagabo baragira, sinzi ukuntu abagabo bateye. Ubwo nawe ndamubwira ati nta kibazo, kuko birasha umuhungu washyukwe imitsi irarega, amaso agatukura, nyine hahandi umureba ukumva nawe ugize impuhwe, ukabona urimo uramuhohotera pe, ukavuga ati ahandi kwa satani pe, sinikunde, reka si ugukoza ku itako kandi muharikozeho. Ubwo abahungu nabo si abana, itako afite ukuntu agenda arikozaho ukuntu. Ubwo umuhungu nyine akajya akoza ku itako, akajya azamura, ubwo yambaro ye nayo akayifata, wa mutwe w'imbaro akajya azamura agakoza ku gakariso. Ubwenge bazi, yakozaho wowe uba wumva bigitangira yuko nta kintu bikubwira, akomeza akoza ku itako yitatse. Biriya bintu bitinze umuhungu kurangiza kurusha uko yakikinisha, ariko nabyo aba ari kumva feeling. Akajya akozaho azamura, nyine akoza ku gakariso inyuma. Mana yanjye, nanjye numva ntangiye gufatwa, numva ntangiye gushyukwa, ahubwo ntangira gutaka. Hahandi nyine umushyuko ukwica ugataka nta n'ikintu kiraba. Ubwo uko akomeza mbeshya akoza ku kibero, yongera azamura akoza ku ikariso, mba natose. Nawe aba yabyumvishe, amaze kubyumva arakomeza aranshukashwa, arambwira ati basi waretse nyine ngakoraho agakariso nkajya nkoza nyine ku mishino, agakoza no kuri rugongo, ngo nibwo biri bumwihutire nyine kurangiza. Aho ngaho noneho mba ntangiye kubyumva neza, natangiye kubyumva neza pe. Ubwo nyine ubwo negezaho agakariso ashyiraho ku ruhande rumwe, atangiye nyine kugenda akoza. Mana we, noneho numva ndapfuye, nangira gutaka, numva ntangiye gushaka kurangiza, kuko urumva nyine byarimo ajya azamura amanura, asa nyine nk'ushaka kuyishyiramo, mwongera nkamubuza nkamwihunza. Finali nabonye ko byarangiye, nanjye mushaka nenda gupfa pe, kandi nawe yari yabibonye. Ubwo rero mbafashe umwanzuro, ndamubwira kuko n'ubundi byari byarangiye, none se wowe mfashe igituba cyanjye ndakimuhaye, ari aho ngaho ari gukozaho amanura azamura, ni iki kindi nari nsigaje? Yahereye ku itako, agakariso yagashyize ku ruhande. Nahise mubwira ati ufite agakingirizo? Arambwira ngo yego. Ndamubwira ati kambare. Yarakambaye burya. Nanjye burya nahise nkuramo ka gakariso ngashyira ku ruhande, kuko nako kumbangamira nirwa ngashyira nkagira buri kanya kambangamira, nahise nyikuramo. Ubwo mba ndaryamye, amaguru ndatandukanyije. Umuhungu se wari wasaze, ntabwo yatinze kwinjiramo, yahise ajya hejuru atangira kundongora. Numva ibintu biraryoshye, bimaze kugenda gutyo noneho numva biraryoshye cyane. Ndavuga ati ibi ni ibiki mu by'ukuri? Nitekerezaho. Ndavuga ati se ibi bintu uko byari bimeze mbere katari ko bimeze? Nangira kumva umuhungu asa nkaho agakingirizo agakuyemo. Umutima urambwira ati kozaho intoki. Nasanze umuhungu yagakuyemo kera. Ibyo bintu bihita bihuza nuko nawe arangije. Ariko mana, narababaye. Ibaze nyine ibyo bintu naramuhaye, yanyinginze ahereye kuri 0 ngo reka nkoze kwitako.
arazamutse atangiye gukoza ku ikariso, ikariso iratose mbuza amahoro, ikariso atangiye kuyegezayo, numvise binyobeye hariya baba bagufashe buriya niwemerera umuhungu itako rwose byaruta umwemerera kurongore, kuko ibyo bintu bimaze kumbaho inshuro ntabara, agenda mbeshya ngo ni ku itako gusa. Gute se? Hari n'undi twahuraga mbeshya ngo reka nkusise ngo basi ngo byonyine ngo tugiye kunsisa, ubundi se ndi kukwima iki? Nakiguhaye urakiriye ugize ute? Gute? Ndongora n'ubundi bigira inzira uba wabikoze. Ubwo muhogo se si byarangiye nyine agakingiriza gakuyemo andiraho, ariko byari biryoshye mva amazi ububobere nari bwinshi, gusa nyine natashye ntishimye kuko yarambabaje pe. Abahungu izo ngeso mujye muzireka. Niba umuntu akubwiye ngo kora ibi bimwemerere cyangwa ubihakane,